mu gice cyatambutse mu nkuru na Mbabazi naguha twasize Jessie ari kumwe na Logan. Ikintu cyose Logan yari arimo mutegurira yaramukorwaga. Logan biramucanga akitegereza umukunzi we akabona ntago bisanzwe, akamubwira ati se tujye kwa muganga. Inkuru yacu reka tuyitangire kuri abangaba bombi babiri. Logan barimo abwira Jessie kamubwira ati be ntabwo umeze neza, birashoboka ko urwaye, reka tujye kwa muganga. Undi ati no be I'm okay. Undi atoya ntabwo umeze neza. Barabanza bakabishwanira. Logan ati turajyayo, Jessie ati naho tujya. Bakomeza kubishwanira ariko bikarangira Jessie yemeye. Logan amushyira mu modoka bagahera ko berekeza kuri hospital. Bagerayo Logan akiruka muri byose, afata Jessie akamwishyurira icyumba kiri private, yarangiza ibindi byose akabyirukamo. Igihe rero cyo kumufata ibizamini nibwo agenda akamuzana. Jessie arinjira agatangira kuvugana na muganga. Muganga aramubaza ati se waba ufite ikihe kibazo? Jessie ati mba numva mfite isereri, numva nashaka kurya, numva nacitse intege, nkamukorwa buri kanya, nkumva kandi naguma niryamiye kuko nta mbaraga n'izina nkeya mfite, nta kintu n'iki na kimwe mbasha kurya, mba numva nta kintu nshaka kurya, yewe no kunywa sinkibasha kunywa. Ababwira Dr. ariko ari kwandika, kamubaza ati none se eheruka muri period ryari? Jessie aratekereza kamubwira ati n'ukwezi gushize. Undi ati se kuyihe tariki? Undi ati tariki 13. Byose Dr. bari kubyandika, amufata amaraso yarangiza akamuhereza n'akandi kantu akabwira ati noneho turagufata ibizamini byose, genda utange ikizamini cy'inkari tugupime turebe ko waba udatwite. Jessie ati ngo iki Dr. yuko naba ntatwite? Njyewe Jessie se? Muganga ati yego, genda turebe ibyo ari byo. Jessie biramucanga akabura ahera byanga, akemera agatanga ibizamini byose. Agisohoka akimara kuva kubonana na Dr. asohoka afite ubwoba, afite igihunga. Yareba Logan amarira akazenga mu maso. Logan ahita aza amusanga, akimugeraho Jessie ahita aturika akarira. Mu kurira Logan ahita asa n'umuteruye akamujyana mu cyumba, amugezayo akamwegera akamubwira ati be mbabarira wirira, ibintu biraza kugenda neza, umuru uraza gukira, ndabibona ko utorohewe, ndanabibona ko ibintu bigukomeranye, ariko tuza. Jessie asa n'ushaka kugira icyo amubwira, ariko Logan akamubwira ati be wikigora, baby tuza, ibintu byose biraza kujya mu buryo. You are not okay I say, ariko kuba utameze neza ntabwo uri wenyine, turi kumwe mukunzi. Ahita anamusoma kamubwira ati ndagukunda, umurandi iruhande rwawe. Ahera kagasohoka kugira ngo akomeze akurikirane. Akiri aho ngaho telefone yirasona,
abahagaze hanze mu kureba agasanga Niriya umuhamagaye. Logan aritaba, Riya akamubwira ati ariko se bro, nk'ubwo uba wumva umutima wawe utera neza, uba wumva utuje? Logan ati se gute kandi agasheri gatoya? Riya ati ujye umenya ko ari njyewe mugore wawe mukuru, n'undi wese muzabana azaza akurikira njyewe. Nk'uko narawura bizi ko ari njye mugore mukuru muri uru rugo, nawe ugomba kumenya ko ari njyewe mugore wawe mukuru. Uzazana n'inzaba ntamukunze, reka reka. Rero mbere y'uko ugira ibindi byose ukora, jya ubanza uvugisha ariko umugore mukuru. Ubundi wari uzi uko umeze? Njye ndi kukubaza, ubundi umutima wawe uri gutera neza utaramenya amakuru yanjye? Logan ati mbabarira, nari nzi ko ndi bukuvugishe, ariko nagize ibintu byinshi byo kwitaho. Riya ati ngo iki? None wibagiwe plan dufitanye? Logan ati oya, ntago nabyibagiwe. Gahunda yanjye nawe ndayibuka. Ndabizi neza ko uyu munsi nagombaga kuza kukureba, tukajyana ahantu, hanyuma ejo ukaza nkakwereka ahantu mba, ukansura nyine ukamenya ahantu inshuti yawe iba. Ariko ubu tuvugana ndi kwa muganga, inshuti yanjye irarwaye, sinzi niba uyu munsi turi bubashe kubonana. Riya ati inshuti yawe irarwaye? None se murwariye hehe? Mbwira njyewe nze kubareba. Ibaze ko nari nguhamagaye ngira ngo duhure nguhuze na mukuru wanjye. Uyu munsi niwo munsi we wa nyuma w'akaruhuko. Nari mubwiye ngo hari ahantu nshaka ko tujyana, yari yanabinyemereye, none ndakubuze. Ubwo niwihombeye? Logan ati Riya, mbabarira, basi nkora uko nshoboye, ndebe ko ndibuze kuva hano kwa muganga, inshuti yanjye mbanze nyigeze mu rugo, noneho ndaza kukubwira wowe na mukuru wawe ahantu muri bunsange. Mbabarira, simbura amahirwe yo kubona mukuru wawe. Nkurikije n'ukuntu uri akana keza, numva mukuru wawe yambere inshuti idasanzwe, yambere inshuti yakadasohoka, yambere inshuti magara. So please, Riya mbabarira. Riya ati none se iyo nshuti yawe urayisiga yonyine kandi irwaye? Logan ati basi ndakora uko nshoboye, nshaka undi muntu babe bari kumwe, ariko nze duhure. Riya ati apana, jya wubaha ubuzima bw'umuntu. Reka nkubwire, ubwo mise mbifata mbigereranya nkaho yaba ari mukuru wanjye ufite ikibazo, asa n'urwaye. Ntakubeshye, jyewe ntago nasiga mukuru wanjye, ntago nakora iryo kosa. Oya, apana, wisiga uwo muntu. Nyine mukuru wanjye ntacyo ndaza kugira gutya mubeshya beshye tujye gusura abasaza bacu. Raul ati basi reka nze nkoherereza amafaranga, muze kugenda ahantu mwicare musangire na basaza bawe, wenda igihe ndi bubonekere ndaza mpabasanga. Riya atoya ntago ari ngombwa, ntago ari ngombwa ko zuhadusanga. Yego turi butembere, wenda tuzabonana ikindi gihe. Logan ati mbabarira, ntago nshaka guhomba kubona mukuru wawe pe, mba numva mfite amatsiko yo kumubona. Riya ati apana, n'ubundi ajya agira day off, nayigira nzakubwira. Riya atanayigira, hari igihe akora ukwezi kumwe, ukundi kwezi akaruhuka. Logan ati okay, nta kibazo, kanze nkoherereza amafaranga, nangwa se mugende ibyo muri bukonsome uze kuma message ngohereza amafaranga. Riya atoya, wowe ohereza ayo ushaka, tutaza gukonsoma menshi. Logan ati nta kibazo yo mwakonsoma yose. Riya ati okay, naribi nyine ubwo gahunda yanjye urayishe, gusa iyejo yo ngomba kuzaza nkazi wawe nkahareba. Ndatoke nta kibazo. Ahera kakamukupa, akimukupa undi ahita amwohereza n'amafaranga. Logan rero ahera ko
akajya gutegereza ibisubizo. Ashira akanya agahamagarwa, Dr akamuhamagara akamubwira ati sura muntu mwari muri kumwe ni mushiki wawe, ni igiki cyawe? Rogana turiya ni umugore wanjye. Dr ati shuwa? Undi ati yego. Mbese urumva naza hano kukubeshya koko Dr? Undi ati rero ngiye kuguha ibisubizo bye ariko numvaga nabibahereza muri kumwe. Rogana ati ntago ameze neza, wowe mbwira. Ntacyo niba ari imiti wamwandikiye ndagenda nyifate, unambwire nuko ndi buyikoreshe byibura ndebe ko yamera neza. Dr ati ntago ari ibintu bijyanye n'imiti kuko indwara arwaye ntago ari iy'imiti, ntago ari iyo kuvurwa n'ibinini. Rogana arikanga, ngwiki? None se arwaye indwara yo kuvurwa n'iki? Dr ati rero ibi bintu nagombaga kubibabwira mwese muri kumwe, ibintu ndi gukora ni amakosa. Ubundi umurwayi niwe nakabaye mbwira ikibazo afite, undi atari ko wambwira nanjye ndi umugabo. None se urabona ndi hano ngewe nishimye, nataye byinshi naretse byinshi kubera we. Ndi hano kuko mukunda rega, ndahangayitse mpangayikishijwe n'ubuzima bwe. Undi ati rero felicitation, congratulations rwose, muri mu muhanda mwiza. None se muri abajene mariye nangwa hari uko mwigenje? Undi ati Dr ibyo ngibyo ntibikureba, mbwira arwaye iki? Dr ati rero umugore wawe niba ari umugore wawe, niba ari na girlfriend wawe simbizi, ntago arwaye pe, ahubwo ikibazo afite nuko atwite. Inda iyo iri mu mezi ya mbere iragorana cyane cyane ko dusanze afite inda y'ukwezi kumwe. Rero kuba iri kumukroga gutya kabona nyine ntashaka kurya, yambwiye ko afitemo akantu k'isereri, kumukorwa, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo byaba biri gutuma amera gutyo. Ariko nyuma y'igihe gitoya, nyuma y'amezi make azamera neza. Umugore iyo agitwita nangwa se umuntu iyo agitwita, inda iyo ikiri ntoya iragorana. Undi ati shuwa? Dr uri gutekereza neza? Wapimye neza? Dr ati cyane. Bashyiraho Jesse ahita yinjira. Mu kwinjira abaje kureba Dr ngo bavugane kubera ko bafite ubwoba, asanga Dr yamaze kubivuga. Rogana ahera kagasohoka akanga kugira ngo agire byinshi avugana na Jesse. Jesse ahita avugana na Dr kambwa ati none se umubwiye iki ko mbona asohotse? Ati nyine nari maze kumubwira ko twite. Jesse ati oya Dr wasaza ariko ongera upime neza, none se ndatwite inda nayinyweye mu mazi? Dr ati ariko se wa mugore we, niba uri umugore niba uri n'umukobwa simbizi, urabona ndi hano ndi gukina? Njyewe nagupimye nsanze ufite inda y'ukwezi kumwe, kandi ikindi yambwiye ko ari umugabo wawe. None se kuba utwite ni ikibazo? Ufite ikibazo cy'iki se kandi ufite umugabo? Ufite ikibazo cy'uko utwite? Njye yambwiye ko uri umugabo we. None se niba uri umugabo we, kuki ufite ubwoba bw'uko waba utwite? Undi ati none se wabimubwiye? Undi ati yego. Jesse asohoka asa n'uwihebye, ubona yihebye. Mu gusohoka asanga Rogana amutegereje n'ubwoba bwinshi n'igihunga. Akimukubita amaso asa n'urabye ajya kugwa, Rogana akamufata akambwira ati babe calm down, tuza. Undabira ibyunzwe byinshi cyane.
abaganga bahita baza bakamwihutana bakamushyiramo amaserumu. Logan aba muri iruhande ari kumwitegereza. Jesse akareba uburyo Logan amwitayeho mu mutima, akarushaho kugira ishavu n'intimba n'agahinda, ari nako ari kuvuga ati mana ibi bintu nabikoreraga iki? Ese mana kuki nakoze iri kosa? Umbabariye rya none ntabwo nazongera gukora amahano n'amabara nakoze. Reba uburyo anyitayeho mana, reba uburyo amaso n'umutima we byose biri kuri njye, ariko njye namutuye, namuhembye kumuca inyuma. Reba icyo namwituye, ndatwite ariko sintwite inda ye. Nta munsi n'uyu n'umwe aranakinisha no kunkuraho no kunsoma, nabyo biba ari ikibazo. Ni njye uba wahatirije. Mana koko kuki nabaye umuhemu bigeze aha? Tuva aho ngaho kwa muganga twigarukire kuri Clenia. Clenia aba yicariye mu busitani, ubona yiturije, anezerewe, ari kumwenyura, yiyambariye ekuteri, ari kumva umuziki. Ashyira aho ngaho telefone ye irasona, mu gusona akabona ni nimero atazi. Aritaba, yamara kwitaba avuga ati karame, undi ati se bite? Clenia ati ni byiza. Ndamubaza none se umeze neza? Clenia ati yego meze neza, ahubwo se ninde turi kuvugana? Undi ati ni umushuti wawe mushya. Undi ati inshuti yanjye nshya? Ni Jesse se turi kuvugana? Undi ati hapana. None se ni Isimbi? Undi ati oya, ni inshuti yawe nshya ugiye kunguka. Undi ati sinsobanukiwe. None se ndakunguka gute ndakuzi? Undi ati se wampa umwanya njye nawe tukabonana ko ahari wakunguka inshuti nshya? Undi ati nta kibazo. None se ninde uranshakira iki ubundi? Undi ati mbabarira, ku munsi w'ejo niba bigukundiye uzareke njye nawe duhure. Undi ati okay, nta kibazo, uzampamagare nko mu masaha ya nimugoroba. Ushaka se ko tubona n'amaso ku yandi? Undi ati yego. Clenia ati nta kibazo. Undi ahera akagakupa. Clenia ahita yibaza ariko se umuntu umbwiye ngo ni inshuti nshya, arashaka ko tuba inshuti, ubundi uyu muntu ni indera, ubundi ibi bintu ubwaho ni amahoro? Ntago abyitaho. Yiyicariye aho ngaho, mu mutwe we hatangira kuzamo ibintu byinshi, atangira gutekereza utuntu twinshi, ari n'akatekereza ku mukunzi we Hamza, ariko akajya anyuzamo akanisetsa, akibuka uburyo we na Hamza baba bameranye, akibuka uburyo amubwira akamukunda, atekereza uburyo bamwitayeho, akarushaho kumva anezerewe mu mutima we. Ahera akagahaguruka, gatangira kwigendera gake gake n'amaguru, yerekeza ahantu imodoka y'ibiparitse. Ahera akagafata telefone agahamagara Hamza, ariko Hamza ntago yitaba. Clenia ntago abyitaho, atekereza ko ahari ashobora kuba ari biza ari mu kazi, akinjira mu modoka akitahira. Twigarukire kuri Hamza, nanone yicaye mu rugo kishakaza, Hamza akimubona ahita avuga ati you again? Nanone kandi ni wowe? Kisha urashaka iki koko? Ushaka iki kuri njyewe? Kisha aramubwira ati ariko njyewe nje ngo tuganire, njyewe ndashaka ngo umbwire koko waranyanze, ntabwo unkeneye mu buzima bwawe?
amuze ati Kisha nyumva neza ibi bintu ntabwo nshaka kongera kuzabigusubiriramo, ntabwo nkwanga pe, nta nubwo nkwifuriza ibibi, ariko urukundo ngukunda ntabwo ari urwa boyfriend na girlfriend. ngukunda urukundo rusanzwe. ngufata nk'umuntu usanzwe kuri njye, ntabwo nagufata rero nka girlfriend wanjye. So rero please ibintu byose wigumya kubyitaho no kubitekerezaho. ikindi ntabwo nitaye ku kuba untwitiye, ibyo biri meaningless kuri njye. mbabarira rero. ikindi mpereza umwanya nitekerezeho. Kisha ati se urakomeje? undi ati yego ndakomeje. Kisha ahera akakigendera, amuze akamubwira ati mbere y'uko ugenda genda, ikibazo wambwiye naracyumvise, nanjye ndi umuntu mukuru ndatekereza, nzatekereza ndebe igikwiye gukorwa, nimbona ibikwiriye nibyo nzakora. kano kanya I have no idea, gusa icyo ugomba kumenya ni kimwe, njyewe ndi umukunzi wa Klenia, apana umukunzi wawe. tuvuga ngo twigarukire kuri Logan ndetse na Jessie. abangaba rero bavuye kwa muganga bari mu modoka batashye, ariko Logan aba yitaye kuri Jessie cyane, ubona namuhangayikiye, amuhangayikiye cyane birenze. aramwitegereza akamureba. aramwegera. mu kumwitegereza aba amwitegereza asa naho amufitiye impuhwe nyinshi. Jessie aramureba nawe akumirwa, kamubwira ati nose be ko mbona undeba cyane. Logan ahita abwira Jessie, akamubwira ati humura, njye ndi kukwitegereza, ahubwo nkabona ngo ufitiye impuhwe, ubu ndi gutekereza ikintu ngomba kugufasha n'uburyo ngomba kukwitaho, ndetse n'ibindi bintu byinshi ngomba gukora kugira ngo ube umeze neza. humura ntabwo nzigera njya kure yawe, ntabwo nitaye ku muntu waguteye inda, sinitaye no kuba utwite, njye ngiye gukora inshingano zanjye, nta nubwo nshaka ko ibi bintu tubiganiraho none, tuzabiganiraho umaze kumera neza. Jessie arumirwa agatungurwa n'amagambo Logan abamubwiye. tuve kuri abo ngabo twigire kuri Klenia, aba yicaye ahantu asa n'utegereje umuntu, ari nako ari kureba ku isaha. mu kureba ku isaha ahita yivugisha ati ariko si uyu muntu ko yantindije. mu kuvuga ko umuntu yamutindije, Kisha ahita ahahinguka, aramwegera akamuramutsa, kamubwira ati mbabarire, ndasa naho nagutindije kandi nagutindiye kandi ari njye waguhaye gahunda, ariko ngerereweho iminota mikeya. so rero nagira ngo tuganire, hari ibintu nshaka kukubwira. inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. ese ni ibiki agiye kumubwira? ni iki bagiye kuganira? yaba agiye kumubwira ibijyanye n'inda nangwa ni ibindi bindi?
byose tuzabimenya mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Nambabazi naguha, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.